cyatambutse mu nkuru y'igikomere twasize Ayla ibintu byari bimaze gusa naho bimubanye ihurizo, byari bimaze gusa naho uhangayikishije umutima, arimo yibaza ati se mama Jura tuzabana gute? Ese uyu mubyeyi wandakariye gutya nzabasha kubaho gute nawe? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyihere kuri Ayla. Mu gitondo abakiryamye atarabyuka akumva bari kumukomanya, arabyuka agasanga ni mama Jura. Aramwitegereza akamureba, aramubaza ati se Kiara turi sangahe? Nareka mubwira ati ariko ntago mbizi, ntago nzi ngo turi saa zingahe, naryamye naniwe numva ntari fani, niyo mpamvu naryamiriye mu mbabarire. Nareka amubaza ati none se wageze ku kimama umukobwa mwiza? Ubu ngiye kujya mu kazi na breakfast mfashe, nta kintu n'iki na kimwe nshyizemo, uri aho ngaho uraryama. Ubu rero ugiye kwigagaza ngo nuko utwita umwana w'imfura yanjye, ugiye kwigira indakoreka muri uru rugo. Uva ryari njye mu kazi na breakfast mfashe? Hako ubundi wa mwana utwaye ni minister, ni prime minister, ni president, ninde n'igiki? So ni iki cyambwira ko twita? Ayla ati mubyeyi rwose mbabarira, reka ngutunganyirize fast. Iminota itarenze 10 byose biraba byatunganye. Atariko urabizi ko waje muri uru rugo ngutoraguye ku muhanda, wari ufite aho uba, ni wari ufite aho uryama, wari ufite naho ubohenge ku musaya, none ugeze iwanjye wigize ishyano, wigize ndakorera. Reka mbikubwire, ndabizi nta muntu uri kutwumva, ntakubeshye pe. Aravuga ngo umuntu ngaba yimva ngashaka ngo umwuzukuru, yego abuzukuru ndabashaka, ariko ntabwo nshaka umwuzukuru guturutse. Niyo mpamvu rero utagakombye kwigira wikakasa wikanyiza wumve kuri igitangaza hano. Ukwiye gukomeza gukora umurimo wakoraga muri uru rugo, nitaye kuri ABCD. Iminota 10 ngo yaraba byatunganye. Ubwo ubyuke ugenda ujye gutegura utanoze n'ibiki byose, n'ibyuya uvuye mu buriri. Njye ndindushye yo kurya ibintu byose no kunywa ibintu byose bitegura umuntu utabanje no koga. Ugenda hari bitegurane pressure, nurangiza unzanire. Kiara menya aho ubarizwa, umenya uwo uri we. Hano uri umukozi, ndagura umukazana. Wowe na buriya Jura yagushutse ukumva ko wabaye igitangaza, ngo kuba utwite ngo nibyo biri buze kumfatisha. Hari ikintu nshaka kugusobanurira. Uzi impamvu nagufashije? Impamvu nagufashije rero, nabonaga mu muhanda hose ari njye abantu bose bahanze amaso, bararuka kuzana kwa muganga nako nkujyanayo nuko babinsabye. Babonaga ndi umubyeyi wiyubashye, no kuba ntaremeye kuguta hariya nuko numvaga nta yandi mahitamo mfite. Wari wakujyanye, ufite aho ujya, ndavuga reka mpfe kukujyana ko ari wemeye kuza kuba umukozi. Naho nta plan nari mfite kugufasha.
ari nzi ko uzagera hano ukaba umwana muzima ugeze aha ngaha wigira umwasama uriyandarika we ngo ntacyo bitwaye ngo nibantera inda bazangira umugore ninde wabikubeshye umva nguhaye gasopo wowe ubwa mbere n'ubwa nyuma nizere ko ntazongera kubyuka ngo utanze akirimo avuga ibyo rero amahera akaza akavuga ati mama waretse kuneshereza umugore umutwe ati iki ati ni umugore wanjye ariko ese nta ntwiti ndatigeze aho ngaho umugore wawe se byanditse amata ariko byanditse ku ndiba y'umutima wanjye kuba byonyine mu mutima wanjye mbifata nkabyizera ko ari umugore wanjye ibyo birahagije niyo kumwe ngo kuba byanditse bishobora kuba byanditswe ariko umutima wanjye ntabirimo ushobora kuba nyine umuntu yabyegereje umutima akumva ko bihari ariko ngiye bidahari muri ngewe nta kintu byaba bivuze rero ikintu mbona cyiza kurenza ibindi byose nuko njye mbyemera kandi nawe akaba abyemera ahubwo mama nawe ukwiye kubyakira ikindi ndi kumva ufite ibintu byinshi uri kumubaza utsara numva uri kumubwira ngo ntuzongere kumutanga kubyuka nabyutse breakfast nayiteguye kuko nari mbizi ko kubyuka kwiba biri buze kugorana nabibonaga nijoro katameze neza ikindi mama umukozi araza kugera hano mu kanya ndumva atari ngombwa ko ari uzongera kubaza Ayla kandi umukozi ahari Joram ikindi kintu asubiza umuhungu we arikubita akagenda ariko ukabona ko atanezerewe ndetse atanabyishimiye Kiara araturika akarira Joram ahera akagira ikibazo kamaze se kandi wowe ubaye iki ko mbona urize Kiara ati Joram reba ibibazo byose ndimo reba ibintu byose ndi kunyuramo byose ni amakosa yanjye ntabwo nabashije kwirinda ese ubundi kuki naje hano ubundi ko nari ngiye kuzicwa n'inzara kuki naretse ngo nipfire ko ndarwana no kubaho abacu bose bari barankuyeho amaboko nta muntu n'uyu n'umwe ubasha kunyura n'igihumbi ari igihumbi ntawe ushobora kukiba inzara yari igiye kuzamutora nari nzi ko mbonye igisubizo cy'ibibazo byose nari mfite hakumenya ahari aribwo nari ndi kubikurura menya ahari aribwo nari ndi kubizana mu buzima bwanjye kuki nta bwenge ngira Joram kuki natekereza kabiri kuki natekereje ko ibintu byose nkora bizamviramo ingaruka nk'izi ngizi ese basi kuki wowe utigeze ungirira impuhwe ntiri na rimwe ndumva bimaze kuncanga ndumva bimaze kundenya ese nzarira kugeza ryari
kuki Imana basi itambonabonesheje guhera mu buto bwanjye ngo nkure nzi neza ko nzabaho mbabaye ngo mbyakire, ikaba aribwo iri kunyuza mu buribwe nk'ubu ngubu. Jora mu mama wawe ntabwo azigera nkunda, mu maso hiwe ndabibona ko nta rukundo na ruke azigera ngirira, niyo nabyara umwana wanjye ntazigera mukunda. Ese niba mbwira nabi gutya uwo nzabyara bazamukunda? Basi se wazagira gutya mubwire neza? Biragoye. Romatikiyana, ndakwinginze wa mugore we, babarira, wirengagiza uburibwe bwose ufite, wirengagiza akababaro kose ufite, kuko bizagira ingaruka ku mwana wanjye. Mwana wanjye azavukana umubabaro, mwana wanjye azavuka adaseka. Wakihanganye koko? Kiara ati Jora, ni wowe uri kumbwira uko? Ese ugize ngo ni njyewe wishimiye kwibona muri iyi situation? Urabona ari njye unejejwe no guhora ndira? Ni njye unezeje usa no kwibona? Ndi kubonabona gutya? Erega nanjye sinjye wabihisemo, nanjye nabonye bingwirira, agomba kubyihanganira kuko agiye kuzavuka kuri mama ukomeretse, mama wuje ibikomere gusa. Ako Jora muzi n'ibindi, reka njye mu rugo, reka ntahemve hano, nta mpamvu yo kuguma hano. Jora ati hoya, ahantu ugomba kujya sinzi iwanyu, ntago nzi ngo ni hehe, sinzi n'inzira ijyayo, ugende gutyo gusa untwariye umwana, ninde uzakwitaho njyewe nintakwitaho? Ahira ati nziyitaho, ahari nimba ndi mu rugo ntabwo nzahura n'ibibazo nk'ibi. Ati rero ntabwo byashoboka, nta hantu ugomba kujya, nta hantu wajya, uzaguma ahangaha, numara kubyara tuzajya iwanyu, nangwa se niba ushaka umbwire tujyane iwanyu, nawe babizi ko uri umugore wanjye. Bahicare babizi, yewe nzajya nza kukureba, ntabwo nitaye ku bya mama, ibyo atekereza, ibyo akubwira, nakubwiye ko ngiye ngukunda. Hanze ngo urugendo gufata breakfast, ibyo ngibyo tubyihoreye, ariko menya ko nta hantu ugomba kujya. Ahira ko amufata mu kiganza, ahubwo ati ngwino tugende. Yari atari ko ntabwo ndanakarubona mu maso, sindana brushing, ubwo nari nkibyuka. Jora ati ngaho ugenda byose ubanza ubikore, uduze ufate breakfast. Asa aragenda akicuma, hakaza undi mukozi,
Kiara akicara aho ngaho ari nako yitekerezaho ubona yigunze. Umukozi mushya yitegereza Kiara, kamureba akabona ufite agahinda, aramubwira ko amaso atari ko se mabuja ko mbona ufite agahinda. Kiara ati Liza, nta gahinda mfite nshuti yanjye, ahubwo ni uko numva nameze neza, asa n'umuntu ufite umunaniro umukunde. Liza ati ndi umuntu mukuru, ndimo ndakureba nkakwitegereza nkabibona, ushaka ubu ndeba ukabona ndi umwana, kuko burangiye ndi umubyeyi w'abana batatu. Nemera gukora akazi ko mu rugo kugira ngo ndebe ko natunga abana banjye, nanjye ndi umubyeyi, ndimo ndakureba nkabona ufite ibibazo. Mwana wanjye ni iki kiguhangayikishije? Kuva nagera muri uru rugo sinakubona useka, kandi nabonye bagerageza gutuma useka. Nabonye wa musore mwiza wamaye karibu, agerageza kuvugisha, akagutembereza, akagerageza kugusetsa, ariko nkabona ntuseka. Uru rugo ubundi urimo nk'iki? Uri umwana, umukazana. Kiara ati Liza, yanjye ni birebire, sindi umwana, sindi umukazana, nanjye ntabwo nzi icyo ndicyo, ariko nanjye ndi umukozi wo mu rugo. Liza ati ntibishoboka, umukozi wo mu rugo gute se kandi ari njye babwiye ko ari njye ushinzwe ibintu bya hano byose, ari njye ugomba kubikora, kandi banegetse no kukwitaho. Kiara araturika akarira, kavuga ati Liza, winyitaho, wihangayikishwa nanjye, ukora umurimo wawe. Liza ati ubwo ngubwo ngende pe, ntabwo uri bumbwire, ndabona umpangayikishije. None se basi urumva ushaka ko ngutekera gake? Ko ibintu byose nagerageje kuguhereza wabyanze, n'icyo ushyize mu kanwa cyose wera kuvomitinga, urumva ushaka gake? Kiara ati nta kintu n'iki na kimwe nshaka, kandi mba numva rwose nta kibazo, gusa umwanya umwe ndumva nshonje, mba ndashaka ikintu mu kandi kanya nkumva singishaka, mbese nanjye ubwanjye nishobewe, nitamwe. Ati none se ubu uratwite? Kuba ufite ibimenyetso by'umuntu utwite? Kiara ati none se ntabyo bakubwiye? Ndatekereza Joramu yabikubwiye. Liza ati yego yabimbwiye, ariko nagira ngo nawe ubinyibwire. Yambwiye ngo umugore wanjye aratwite, ugomba kumwitaho, noneho urambwiye ngo suri umukazana, suri n'umwana mu rugo, umukozi wo mu rugo, urimo muranshanga. Kiara ati Liza, ibyanjye ni birebire, ubyitaho, ndabitekerezaho. Ahubwo numvaga nshaka kujya kwa muganga, kandi ndumva nta gatege n'aka na gato mfite, hasi wamfasha ukanyuhagira, ndumva njye nta mbaraga mfite. Liza ati none se ubwo niba wumva nta rutege, nkaba ngiye kugufasha nkakuwagira, ubwo uri bwijyane kwa muganga ra? Urijyana kwa muganga wishitseyo nta wundi muntu muri kumwe? Kiara ati nta kibazo pe, wowe mfashe icyo ngicyo. Liza agira atya agafasha Kiara, aramwuhagira, amuhanagura, aramusiga, ariko akabona ayira ari kure cyane mu bitekerezo, aramwitegereza.
akamwitegereza akamubwira ati Ayla, igihe cyose uzumva ushaka kumbwira ndahari kukumva ndetse ndahari kugutega amatwi, ariko niba utari tayari kugira icyo umbwira kano kanya it's okay, jyewe ndakumva kandi cyane. Kinamusubiza yamara kwambara agahera ko asohoka akagenda. Ubona nta rutege, nta kabaraga, adatuje ndetse atanameze neza. Agira atya akagera kwa muganga, atameze neza ndetse ashaka gukonfaminga koko ibyo yabwiwe ari ukuri, ariko ubona ahangayitse. gusa aragenda akicuma akava kwa muganga. Arimo agenda ahura n'imodoka ya Ethan. Ethan akimubona ahera akavugana, none bagahagarara. Mu guhagarara kubera ko Kiara bari mu bitekerezo kure ntabasha kubona Ethan, ajya kubona akabona ahubwo amugezeho, ahera ko yikanga. Mu kwikanga Ethan ahera akamufata akamubwira ati humura, ko mbona wikanga. Ndaturankanze. Ethan ati ntabwo wari wambonye se? Kiara ati oya ntabwo nari nakubonye. Ethan ati ahubwo Imana ishimwe, iyo uba wambonye nabwo wari bwongera ukiruka. None se ugiye kumfunga noneho kugize amahirwe ukaba urambonye? Ethan ati kugufunga? Gufunga ngo uri iki? Ahubwo si ibyo bintu nigeze narabitekereza byo kugufungara? Ahira ati kandi warampize ushaka ngo umfungishe? Ethan ati no, genda guhize ngira ngo ngusabe imbabazi nagaruke no mu kazi. Reba iki gihe cyose namaze nirwa ngushakisha, nanakubona ukirukanga, nanakubwira ati please hagarara ugakomeza ukiruka. Kiara ati Ethan ntabwo meze neza, ntabwo nahagarara umwanya munini, ndumva nshaka kwicara, ndumva nshaka kuryama. Ibintu ntabwo twabiganiraho ngo nkumve. Ati none se urarwaye? Kiara ati ntabwo ndwaye ariko nanone ndarwaye, sinzi ntabwo mbizi ibi bintu ngo bizashira ryari. Ati ngaho basi ngo twicare mu modoka tuganireho gato, gusa ubu dusigaye uba. Kiara ati nta hantu ngira mbarizwa, kuko naho ndi si mu rugo, si iwanjye, ndasa n'ucumbitse. Ethan ati no way, kuki utambwiye, kuki utampamagaye? Byakugendekeye gute se ubundi? Ariko reka tubanze tujye kwicara mu modoka. Ko bagenda bakinjira mu modoka, bamwe mu bakozi ba Ethan ariko basohoka bakabasiga mu modoka ngo baganire. Ethan ahera akabaza Kiara ati nose byakugendekeye gute?
Kiarati rero burya nagize ubwoba numva ndikanze ngira igihunga cyinshi. Ubwa mbere warumbwiye nabi, ubwa mbere nari nkubonye urakara nyine ukanagerageza no kunkubita, watumye ngutinya kirya gihe. Nyuma yaho Owen yarampamagaye agira ngo duhure, ariko ngira ubwoba kuko nari maze guhabwa amakuru yuko uri kunshaka, kandi muri uko kunshaka washaka kumfunga, ako kumfungisha kubera documents. Akana ati ndagwaye amakuru, documents zarabonetse, je nari ndimo ngushaka ngira ngo ugaruke mu kazi, nawe wambona ukiruka. Ndagira ngo nanagusaba imbabazi, ibyo kugufungisha nabyari birimo. Nose ubwo nari kugufungisha gute? Nari gufungisha umukobwa nk'uwo gute? Nari gufungisha urukundo rwanjye? Warajuhendura byinshi mu buzima bwanjye, ngira undi muntu utuma nanjye nitekerezaho nibona nk'undi muntu. Gute nari kugufungisha? Ibyo nazibanganyijwe n'uburakari, bwira nabi, yewe ndanagukubita, ariko nanjye narakosheje, ndabizi ko nakosheje. Nayo mpamvu kano kanya rwose ndi kuvuga rwose ngo unyemerere naca bugufi nkakubwira ngo mbabarira. Hasi umbabariye wagaruka no mu kazi. Kiarati hoya ntabwo byakunda, ntabwo nagaruka mu kazi. Suko ntaguha imbabazi, si nuko utanaze kwiriye, ahubwo ngiye kongera kugaruka mu kazi biragoye, kuko ukuntu umeze nta muntu wabasha kunyihanganira, n'umuntu waba umurimo ngo nzawukorere. Nta kintu n'iki na kimwe mbashije, nanjye ubwanjye no kwiyitaho biragoye, baze ko no kwiyuhagira nabyo ubwabyo ari ikibazo. Ati ntibishoboka, urwaye iyihe ndwara? Ni ubuhe burwayi urwaye buri gutuma umera gutya? Mbwira nshake disende, niba icyo bisaba cyose umuntu aragikora, ariko umere neza bakuvuze. Umuntu akuvure, niba ari izo sende umuntu azitange, njye niteguye gushashura, ariko umere neza. Kiarati Ethan, ntabwo ndwaye indwara isanzwe, ntabwo ari indwara ivurwa. Ese indwara urwaye ntikira? Abayirwaye se ntibakira? Kiarati ni indwara ikira amezi 9 ashize. Indwara rero amezi atarashira ntabwo umuntu yayikira. Ati ntabwo ndi kubyumva neza, indwara se ni indwara gatiki? Indwara umuntu arwara akamara amezi 9 yashira akabona gukira? Ubwa mbere nyumvise. Kiarati si kuki ndi kukubwira, ndasa naho ndi kukubwiza ukuri ariko ntabwo uri kukumva. Ndasa ariko ndi kukumva, ahubwo nuko nari gusobanukirwa indwara urwaye. Kiarati Ethan, njye nta yindi ndwara idasanzwe ndwaye, ubundi burwayi budasanzwe ndwaye, nta n'ubwo uburwayi ndwaye bukeneye doctor uzikiza. Sindwaye indwara ikomeye yatuma uhangayika, yatuma ujya gushashura isene zawe, ahubwo ndatwite. Gatana tugize nguke, wowe twita, wowe nzi yarashaka ibindi bintu mbese. Njye nawe turaziranye, mu gihe namaze ndi kumwe nawe na bizari bizo wari warayinyine, none ngo wowe uratwita?
wayinyweye mu mazi se byakugendekeye gute? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Lucky aralaza kubwiza ukuri Ethan? Namubwiza ukuri se undi niki kiri bukurikire? Inkuru yitwa Igikomere, yewe nitwa Atiti. Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Ni njye yandika kandi ni nanjye uyibageza.